ariko niyo mpamvu turi hano. Yego. Sinzi wenda abantu badukurikira dufite umutima ugamije gufasha. Yego. Sinzi wenda nanone mu buryo busanzwe abantu iyo bumva gufasha batekereza amafaranga. Yego. Batekereza amafaranga n'ibindi bimeze gutyo. Yego. Ariko nta kiruta kumenya ukuri. Nibyo. Nta kiruta kumenya Imana. Nta buzima bwiza bwaruta kubaho neza uzi Imana, uzi ikigushakaho kandi ikigushakaho ari nacyo nawe ugenderamo. Ugendera mu nzira z'umuremyi. Yego. Wawe. Yego. Nta bundi buzima. Yego. Wabona. Yego. Bwiza buruta ubwo ngubwo. Nibyo rwose. Mu by'ukuri nubwo intama yitwaga cyangwa se ihene cyangwa ikimasa, nta mirimo yo gukiranuka icyo gitambo cyabaga cyarakoze. Oya, nibyo. Aho hantu sinzi nimba wenda hari kumvikana, cyabaga kigiye kumena amaraso nk'impongano y'uwakoze ibyaha, ariko nticyari gifite ubutungane kimuha bujya kuri konte yiwe nyirizi y'uwo muntu. Ubwo mu yandi magambo, y'Imana ireba umuntu wizeye Yesu imubona yujuje gukiranuka kwa Yesu 100%, nk'umurage yegukanye kubw'urupfu rwande, kubw'urupfu rwa Yesu Kristo. Ndashaka kuvuga ya mahoro. Yego. Ni gute waba mu mahoro kandi ufite ibibazo kandi umuyaga uhari? Ni kanyo cyane ushaka kuvuga. Yego. Ni gute waba mu mahoro kandi ufite ibibazo? Ariko ikindi cya kabiri umuntu yakwibaza, ese birashoboka ko twabaho tudafite ibibazo tukiri mu isi? Kandi gusinzira uri mu muyaga birashoboka. Yego. Kubera ko yego Yesu arahari. Yesu arahari. Yesu arahari. Amen. Ari hejuru y'umuyaga, ari hejuru y'umuraba, ari hejuru y'ikibazo icyo ari cyo cyose. Amen. Uwaremye byose, ubeshaho byose. Yemera ko n'ibigeragezo bitugera. Kugira ngo twibuke ko tutamufite, twibuke ko tutari kumwe nawe, twibuke ko ntacyo dushoboye tutari kumwe nawe, hanyuma tumushakireho imbaraga. Nibyo. Turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu, mwe mukunda ivugabutumwa dukora turinyujije mu miyoboro itandukanye, harimo YouTube, TikTok, Facebook ndetse na Instagram. Tukaba twiteguye ko n'ubundi buryo bwashoboka twabukoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi bashoboka, hanyuma bungukirwe, bahabwe inyungu nyinshi zitagira akagero zibonerwa muri Kristo Yesu. Mwe mudukunda rero, mwe mudukurikira, turabasuhuje kandi turabashimiye cyane. Mukomeze mutwereke ko turi kumwe, mubane natwe, mukande subscribe, mu sharing ibiganiro byacu. Niba mukeneye kujya kuri WhatsApp group, mutwandikire kuri 0784 42 57. Niba uri hanze urashyiraho guteranya 250 784 42 57, ubundi dukomeze twungurane. Nge rero ubavugisha ni Emile&Mugisha, ariko ndi kumwe na mwene data, nawe abakurikira ibiganiro byacu baramuzi, ariko yaramaze iminsi ataboneka mu biganiro. Ndagira ngo abasuhuze, namara kubasuhuza abibwire ku batamuzi, hanyuma kubamuzi abasuhuze, hanyuma dukomeze ibiganiro ariko twamaze kumenyana. Ni karibu mwene data. Urakoze. Imana ishimwe cyane. Ndasuhuza abakunzi bacu badukurikirana ku biganiro by'ubutumwa bwiza dutambutsa kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV.
ariko kandi ngasuhuza n'abandi bazadukurikira bagakurikirana ikiganiro by'ubutumwa bwiza tugenda dutambutsa. Amazina rero ku batanzi ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Ndanezerewe rero ko Imana iduhaye kongera kuganira ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu benshi bari mu mwijima bawusohokemo, binjire mu mucyo mwinshi witangaza muri Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. N'abamaze kuva mu mwijima nanone bakomeze bungukirwe, bakomeze bungukirwe. Mu by'ukuri dukomeze tubane, dukomeze dusabane, dusangire imigisha y'uburyo butari bumwe ibonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Mu by'ukuri navuga ko hari benshi bataba basobanukiwe n'imigisha ibonerwa muri Kristo, bakanayitiranya wenda n'ibindi byinshi yego bigiye bitandukanye. Ariko reka mvuge ko mu by'ukuri ni igihe cyiza cyo kurushaho gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana niyo mpamba y'urugendo yego Imana yageneye abari mu isi, kugira ngo babe mu isi ariko basobanukiwe neza imibereho yabo, cyangwa se iyo bava niyo bajya. Sinzi niba warabibonye muvandimwe, yego usanga abantu bari mu isi ariko batazi neza iyo bava niyo bajya. Umuntu atazi icyo ashaka. Ubona umuntu avuka agasanga abandi barakora ibi n'ibi runaka, barahinga, nawe akumva yahinga, bariga, nawe akinjira mu mashuri, barajya mu bikorwa bimwe na bimwe runaka, ariko ibyo byose n'ubundi bigasoza umuntu avuye ku isi, ariko mu by'ukuri ubona atabonye nyirizina icyo ashaka. Atabonye icyo ashaka. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye kumenya neza. Yego. Ubundi navuga ngo hari icyo Imana ubwayo ishaka ku muntu. Nibyo. Hari icyo Imana ishaka ku muntu. Ni nacyo umuntu yarakwiye kumenya. Yego. Noneho agahuza cyangwa se agahamanya n'ubushake bw'Imana. Nibyo. Hari icyo Imana ishaka ku muntu. Noneho rero iyo kinyuranye n'icyo umuntu ubwe ashaka, yego, bihita bibyara ako kanya imibereho mibi. Nibyo. Hari icyo Imana ishaka, noneho iyo kidahura n'icyo umuntu ashaka, ubwo kandi Imana ariyo iri kuri vora, ese ubwo nabisobanura gute? Tega imodoka, reka mvuge gutya, tega imodoka, uyitwaye we akaba ari kwerekeza i Huye, yego, ariko wowe ukaba uri kwerekeza Iburasirazuba. Ubwo wenda dufatiye reference nk'i Kigali, yego, wowe ukaba washaka kujya Iburasirazuba, ariko imodoka urimo ikaba iri ku Gihuye mu majyepfo. Yego. Uko byamera kose urajya ubona aho muri kunyura n'ibyo uri kubona bitari guhura n'ibyo wowe washaka. Sibyo se? Byari intambara. Ubu si yo mpamvu ubuzima bw'abantu butabaryoheye. Ibyo babona, yego, binyurana
n'ibyo bifuzaga kubona nibyo kubera ko icyerekezo cy'umuyobozi w'ubu buzima kinyurana n'icyerekezo cyo mu mitima yabo. Nkumva rero mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kubaho ari kudamasha mu ntego y'umuremyi wawe. No kunyagwa no guhomberwa niyo mpanuka, ni nako kubaho nabi niko kubaho nabi tuvuga ngo impanuka ngo ziba nyinshi ariko ubu no gupfa utamenye Yesu nabyo ngo ni impanuka, nabyo ni impanuka. Impanuka y'imodoka siyo mpanuka gusa, no gupfa utamenye Yesu iyo nayo ni impanuka. Ese ndanubwo ari impanuka gusa ni igihombo total ni uguhomba, ariko hari ukuntu umuntu ahomba wenda akongera akakuramo igihombo, ariko bariyaho ni uguhombera rimwe bidashoboka ko wakuramo dukeya uramuhetuye. Ariko niyo mpamvu turi hano. Yego. Sinzi wenda abantu badukurikira dufite umutima ugamije gufasha. Yego. Sinzi wenda nanone mu buryo busanzwe abantu iyo bumva gufasha batekereza amafaranga. Yego. Batekereza amafaranga n'ibindi bimeze gutyo. Yego. Ariko nta kiruta kumenya ukuri. Nibyo. Nta kiruta kumenya Imana. Nta buzima bwiza bwaruta kubaho neza uzi Imana, uzi ikigushakaho kandi ikigushakaho ari nacyo nawe ugenderamo ugendera mu nzira z'umuremyi wawe. Yego. Nta bundi buzima wabona bwiza buruta ubwo ngubwo. Nibyo rwose. Ndanavuga ngo nta nubwo wabugereranya. Yego. Ahari wenda hari ubwo umuntu yumva hari ibyo yabugereranya, ariko kubaho mu isi ariko uri mu nzira zihura nuko umuremyi ashaka. Yego. Ubwo ni ubuzima bwiza. Yego. Mbo arakantu ntekereje hano wenda twabanza gusoma muri Timoteyo mu rwa mbere. Yego. Timoteyo wenda kubatamuzi yakoranaga umurimo na Paulo. Yego. Noneho nyine yaramufashaga. Yego. Yafashaga Paulo mu ivugabutumwa bakoze. Yego. Babwirizaga ubutumwa bwiza bafatanije, hakaba igihe Paulo amusiga. Yego. Ibunyanaka Paulo akakomereza ahandi, ariko muri ko gukomereza ahandi akajya amwandikira. Yego. Akajya amwandikira agira ibyo amuhuguraho mu murimo, agira amabwiriza amuha. Yego. Nk'umuntu wari ufite ishurirwa risumbye irya Timoteyo. Yego. Ni nabyiza ariko kugira burya ugufasha cyangwa se ukunganira cyane mubyeyi niyo reka tumwite umuvandimwe ariko ukunganira. Yego. Mu byo ukora. Yego. Mu byo ukora mu byerekeye ijambo ry'Imana akagufasha. Yego. Hano rero hari amagambo yamubwiye mu gice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere, guhera ku murongo mu gice cya kabiri, urwandiko rwa mbere igice cya kabiri ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 4 wenda n'uwa 5 n'uwa 6. Yego. Reka mpasome nihuta. Yego. Aravuga ngo ibyo nibyo byiza
byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Yego. Ubundi ni nari nkaje kubera ikiganiro tutangiriyeho. Ese Imana ishaka iki? Ubundi ubushake bw'Imana nubuye. Imana irashaka abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba inshungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Imana ni ikishaka. Yego. Irashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Yego. Mu yandi magambo, ukuri ntikuzwi. Yego. Ariko icyo Imana ishaka nuko abantu bakumenya. Kandi kumenya ukuri bizatuma abantu bakizwa. Yego. Sibyo? Nibyo. Ariko muvandi. Yego. Ko Bibiliya irimo ibintu byinshi. Yewe hari n'abantu biga Bibiliya nyine bakayihera mu itangiriro bakageza mu byahishuwe, bakayiboneramo diplome zihanitse. Ariko si ukuri Imana ivuga abantu bakwiye kumenya, ubundi ni ukuri. Ubundi urabona ko ubu abantu benshi baho bavuga Yesu. Ko nubo urebye umuntu uramubaza atese nawe uzi ukuri. Ati nanjye ukuri narakumenye. Yego. Ukuri wamenye nukuhe? Batukuri namenye nuko nanjye nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Yego. Wagukijije iki se? Ati wankijije ibyaha. Ubu se nta byaha ugikora? Bati ndabikora. ubwo uwo Yesu wakiriye, ubwo ko si ukuri nyine wamenye. Kuko ukuri nyirizina ni ukumenyesha nyirizina uburyo kinakize ibyaha. Yego. Ubwo kumenya ukuri, iyo menye Kristo amenya Yesu, nukumenya ko ari we wabaye umukiza wo kunkiza ibyaha. Yego. Yego. Kumenya rero ko nakiza ibyaha, ubwo mbaho mu isi ndi umukiranutsi, ariko mbikesha kumenya uko kuri. Namenye. Kumenya ukuri nyakuri ni ukumenya Yesu. Ubundi se ntiyari yabivuze? Yaravuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ntawe ujya kwa se atamujyanye. Ubwo ukuri, kumenya ukuri ni ukumenya Yesu. Ubwo ari we kuri. Yego. Icyo kintu ko gikomeye. Uzaho gikomereye? Nuko umuntu ashobora kumenya Bibiliya mu mutwe, ariko ntamenye Yesu. Wajya unavuga umurongo, ukajya kuvuga ariko yamenye naho umurongo wanditse. Ariko akaba atazi Yesu. Hari aho Yesu yabwiye abafarisayo ngo mushakashaka mu byanditswe, mwibwira ko ari mwo mufite ubugingo. Ariko ngo mwanze kuzaho undi kugira ngo mbakize. Kumenya ukuri ni ukumenya Yesu. Ariko kumenya Yesu ute? Kuko nanone hari ukumenya Yesu aho avuka, naho bamushyinguye. Yego. No kumenya Yesu nabo bavukana mu buryo bw'umubiri. Yego. No kumenya ndetse n'amazina ya Yosefu. No kumenya ko Yosefu yari umubaji. No kumenya kubitondo. Igitangaza cya mbere Yesu yakoze mu bukwe bw'Ikana. Igisokuru cya Yesu. Ati turabisanga muri Matayo. Igisokuru cya Yesu tugahera hejuru tubivuga. Twajya kuba tukavuga tuwo muntu azi Yesu. Binteye impungenge rero kubera ko
kubera ko nibyo ukuri ni Yesu ariko Yesu akwiye kumenywa ate umuntu uzi Yesu wamumenyeho iki. Yego, reka mvuge nge aho ko kumenya Yesu by'ukuri nibyo ni ukumenya uwo ari we. Yego, kumenya uwo ari we ndashaka kuvuga kumenya identite cyangwa se nyine Yesu ubundi ni muntu ki. yego, ese ni umuntu usanzwe nkatwe. yego, ese mbese Yesu ni muntu ki mu yandi magambo. biraboneye kubera ko turabwira nyine abadukurikira. Yego, ni ukuri kuri iyi si hariho ibihumbi by'abantu benshi bavuga Yesu. yego, ariko uburyo kibazimwo Yesu bamnamuzi nk'uwagaburiye abantu imigati. yego, ariko n'ubundi nk'uko bivuze nibyo ko ntabwo kumenya Yesu ari ukuvuga ngo Yesu gusa, ahubwo ni ukumenya uwo ari we. yego, kumenya aho yaturutse. yego, kumenya icyamuzanye. yego, niba icyamuzanye yaragikoze, yego, cyakumariye iki? urakoze cyane. icyo cyakumariye, yego, noneho ahubwo nicyo cyitwa kumenya Yesu. amen, amen. urakoze cyane, urakoze cyane. sinzi rero niba noneho tutakwinjira mwaho. Yego, tugasobanurira abantu Yesu uwo ari we. yego, icyazanye Yesu mu isi. yego, hanyuma noneho umuntu udukurikiye akisuzumira muri icyo. yego, akareba niba koko azi Yesu. Yesu. rwose birakwiye cyane. birakwiye rwose ko abantu benshi bava muri iki kintu gisa nk'aho ari urujijo. yego, kuko uratangara cyane iyo uhuye n'umuntu akakubwira ngo nzi Yesu. yego, ariko wamubaza ngo ese nko kuri uyu mwanya uramutse ukuwe mu mubiri yego, wajya mu ijuru, akubwira ati byaterwa nuko naba naramutse, nuko niriwe, ati kandi bizimana. nyamaraga kandi uwamenye Yesu. Petero yaravuze ngo ukwiye guhora witeguye gusubiza neza umuntu ukubajije impamvu z'ibyiringiro byawe. ubwo rero mu by'ukuri icyo tugira ngo tubwire abantu noneho nyine ni ukubabwira uburyo umuntu akwiriye kumenya Yesu. noneho akaba mu isi ariko avuga ko azi Yesu, ariko ko kumumenya bikaba bifite icyo byamumariye. nituvuga icyo byamariye umuntu ntaze gutekereza ko ari uko yari agiye gukora ubukwe bakamubwira ko buzaba naho buzabera. ko dukunda guhura na benshi, ni gutuvuga ko ntazi Yesu, ko yambwiye ubukwe bukaba, ni gutuvuga ko ntazi Yesu, ko yambwiye imodoka nkayibona, ni gutuvuga ko ntazi Yesu, ko yambwiye kujya kurira indege nkayurira, bati ni gutuvuga ko ntazi Yesu. urwo rujijo rwose nuko kuntu abantu babaho nyine nabababwiye uko kuntu ibyo ni ibintu bisanzwe ku muntu wari we wese wavuga ko atanemera n'iryo zina rya Yesu. ni rusange ni rusange. ariko mu by'ukuri umuntu nyine nabe akwiye kuba mu isi azi
icyazanye Kristo Yesu. Yego. Yego. Twakwinjirira aho ngaho. Yego. Mu by'ukuri rero reka tuvuge iki hariya ariko bavuze ngo hariho umuhuza, hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Ubu se mw'iri jambo ntiharimo icyamuzanye? Yaje kuba umuhuza. Yaje kuba umuhuza w'Imana n'abantu. Ngo nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Ayiko. Ubundi kuki Yesu yaje mu isi kuba umuhuza? Bavuze ibintu bibiri. Baravuga ko ari Imana. Yego. Ariko baravuga ko ari n'umuntu. Yego. Ariko uje guhuza umuntu n'Imana. Yego. Ubundi se kuki umuntu yarakwiye guhura n'Imana? Yego. Impamvu ya mbere nuko umuntu ari umunyabyaha. Yego. Kandi nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, Yego. Abadukurikiye bumviki uburyo ki umuntu yabayemo umunyabyaha. Yego. Bikomoka ku mukurambere wacu witwa Adamu. Yego. Kuko umuntu akwiye kumenya ni kubera iki Yesu yaje mu isi ubundi kugira ngo ampuze n'Imana. Hari habaye iki? Hariho umuhuza. Hariho umuhuza w'Imana na okay. Ubundi kuki hakenewe umuhuza? Hakenewe umuhuza. Hakenerwa umuhuza nta kibazo cyabaye. Okay. Akwiye kubaho umuhuza ariko kubera impamvu y'ikibazo. Yego. Cyabaye noneho umuhuza akaza agahagarara hagati. Okay. Agakemura ikibazo. Yego. Cyari gihari. Yego. Noneho umuntu agahita yunga ubumwe n'Imana. Urakoze cyane. Yego. Ikibazo rero cyabayeho cyatumye haboneka cyangwa hakenerwa umuhuza. Yego. W'umuntu n'Imana. Cyabaye iki? Ikibazo cyabayeho nari navuze ngo ni icyaha. Yego. Ariko nituvuga icyaha abantu bakwiye gukomeza gusobanukirwa abadukurikiye icyaha nyirizina cyabaye ryari. Yego. Kuko nanone abantu benshi bibwira ko baba abanyabyaha ari uko hari ingeso mbi runaka bibonyeho. Yego. Ariko ntabwo ariko bimeze. Nibyo. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma nk'igice cyaho cya 5 umurongo wa 12 Yego. hagaragaza ko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe. Okay. Ari we Adamu. Yego. Hanyuma urupfu rukazanwa n'ibyaha. Yego. Ngo niko urupfu rugera ku bantu bose ngo kuko bose bakoze ibyaha. Iyo ugeze nko ku murongo wa 18 haravuga ngo nukorera ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Igicumuro cy'umuntu umwe. Kandi iki gicumuro cy'umuntu umwe ni Adamu. Yego. Niwe muntu uvugwa hano. Kandi Adamu uyu akora iki gicumuro, akora icyaha, yakoze icyaha abantu twese tumurimo. Yego. Kubera ko Imana irema Adamu yaramuremye iramubwira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi. Yego. Ariko aza gucumura nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Arya ku giti Imana yamubujije kuryaho cyari kiri muri Edeni. Yego. Cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Kuko Imana yaramubwiye ngo iki giti nukirya no gupfa uzapfa. Imana imubwira ibyo tumurimo. Yego. Imana imubwira ibyo umuntu wese uri muri iyi si ari muri we. Yaba umuzungu, yaba umwirabura, uwo ari we wese uri muri iyi si yari ari muri Adamu. Yego. Nibyo igiti yaje kukirya. Yego. Akirya twese tumurimo. Yego. Kandi ingaruka zacyo Imana yari yavuze ngo no gupfa uzapfa. Yego. Turagira ngo tubwire abantu impamvu hakwiye kubaho umuhuza w'abantu n'Imana.
nuko umuntu yari yamaze guhinduka umunyabyaha. Yego. Kandi guhinduka umunyabyaha k'umuntu bigakomoka kuri Adamu wariye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi kandi tumurimo twese. Ubwo bivuze ko Adamu acumuye abantu bose bahindutse abanyabyaha. Yego. Nuko nukuri gukomeye. Nubwo tutajya duhema kubisobanura, umuntu azikaba umunyabyaha akuze. Yego. Ku myaka runaka atangiye no gukora ibyaha runaka, ariko nyine utamenye iyo ava ntamenye yajya. Ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese udukurikiye, ni igihe cyo kugira ngo umenye neza ko utabaye umunyabyaha umaze gukura. Oya, ahubwo Adamu acumura nawe waracumuye, ucumuriye muri we. Ababyeyi bakubyara wororotse ufite ikibazo cy'icyaha, kanye ni nka virisi ugendana ituma mu by'ukuri unibonaho ibyuririzi by'iyo virusi, nibyo byaha ujya wibonaho nyirizina. Ariko kwibonaho ingeso z'ibyaha ntabwo ari byo bikugira umunyabyaha, ahubwo uri umunyabyaha gusa ku bwa kavukire yo kwa Adamu. Noneho ahubwo ikigaragaza ko ari ibintu biri mu kamero kawe nuko ntacyo wakora ngo unibuze gukora ibyo bintu ibyaha. Ni igiti kiri kwera imbuto zacyo, ariko by'ukuri aho wangirikiye ni muri Adamu. Nta muntu mwiza uhari hashingiye kuri iryo vuko. Yego. Bibiliya avuga ngo mu Baroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko ijambo rivuga gutyo riba ritujyanye twese kuri ya soko nyirizina, kuri ya kavukire. Yego. Umuvandimwe wasobanuraga impamvu noneho hakenewe umuhuza w'abantu n'Imana, nuko abantu bose mu isi bisanze ari abanyabyaha. Kubw'iyo mpamvu hahise habonekamo umworera hagati y'umuntu n'Imana, kandi nta rutindo. Ubwo umuhuza ndashaka kumufata nk'urutindo. Yego. Nta rutindo rundi ruhari rwatinda icyuho kiri hagati y'umuntu n'Imana, kugira ngo hagati y'umuntu n'Imana ubusabane bwongere bubeho, ubumwe bwongere bubeho. Mu muntu ukomoka kuri Adamu ntabwo bishoboka. Ariyo mpamvu hakenewe undi muhuza udakomoka aho twebwe dukomoka. Nani mpamvu hari yiswe umuntu nawe yiswe umuntu. Yiswe umuntu kubera ko yaje yambara umubiri w'umuntu. Amen. Ariko aho ndagira ngo usobanurire none ikinyuranyo. Yego. Itandukaniro nubwo yiswe umuntu, ariko si itandukaniro rye n'abandi bantu niriye. Iyo usomye ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bitubwira ko mbere na mbere hariho jambo. Yego. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Yego. Ayo ni amagambo dusanga mu rwandiko ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Ariko ngo nta na kimwe cyaremwe kitanaremwe nawe. Uwo ni Yesu uvugwa. Hagiye kuboneka itandukaniro. Nta cyaremwe n'iki na kimwe kitaremwe nawe. Ubwo ni ubumana noneho bwa Yesu Kristo bugiye kwinjirira nanone. Yiswe umuntu, ariko nta cyaremwe n'iki na kitaremwe nawe. Ariko aho mu butumwa bwiza aravuga ngo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Amen. Komeza utubwire. Yego. Urumva Kristo ni Imana. Yego. Ariko kandi tubonye aho yabaye umuntu. Yego. Uje guhuza abantu n'Imana. Yego. Nkuko arubivuze muvandimwe, ntabwo yari guhuza umuntu n'Imana ameze nk'umuntu muri kamere. Yego. Kristo wasize icyubahiro, agasiga ubwiza, agasiga gukomera yari afite mu ijuru. Yego. Noneho yemeye kuza mu isi.
yego yasize ubwiza asiga icyubahiro asiga gukomera yari afite mu ijuru aza mu isi yego aje mu isi ubwabyo kumanuka gutyo aje mu isi yego bigaragaje urukundo rukomeye bigaragaje urukundo rurenze kubera ko aje mu isi noneho avukira mu bo yaremye kuko yavukiye mu bo yaremye kuko ijambo ryavuze ngo nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe ubwo ni Imana iciye bugufi ubwayo yemera no kuvukira mu wo yaremye ari we Bikira Mariya amen isi iraje mu isi igaragaje ko ije guhuza umuntu n'Imana ivukira mu muntu yiremeye ubwayo ubwo yemeye kuvuka kuko ijambo ry'Imana rivuga ko imbaraga zisumba byose zamukingirije Mariya atwite Yesu na Yesu waje mu wo yaremye kuko igomba guhuza umuntu n'Imana agomba guhuza umuntu n'Imana yambaye umubiri w'umuntu ariko adafite kamere y'abantu amen ariko aho iyo tuvuze kamere y'abantu tutashatse kuvuga adafite bwa buzima bw'icyaha yego twakomoye kuri Adamu amen adafite bwa buzima bw'icyaha yego twakomoye kuri Adamu yego nta virusi yavukanye ahubwo nta n'ibyuririzi byamugaragayeho urakoze cyane nta byuririzi byamugaragayeho urakoze muvande kuko ibyuririzi biboneka kuko umuntu afite virusi yego virusi y'icyaha nyirizina ntayo yavuka ntayo yari afite iyo tuvuga gutya rega nuko uburyo yaje mu isi ntiyanabonetse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo nibyo ahubwo ni Imana ubwayo yaje yemera kuvukira mu bo yaremye mu bumana bwayo mu bushobozi bwayo mu gukomera kwayo mu rukundo rwayo yakunze umuntu yiremeye amen noneho kandi kuko aje guhuza umuntu n'Imana muvandimwe wari wavuze ngo umuntu amaze kuvukana virusi n'ibyuririzi bikagenda bimugaragaraho ari byo byaha ari zo ngeso mbi umuntu agenda yibonamo umworera wahise ujya hagati y'umuntu n'Imana Imana yera Imana ikiranuka Imana yanga icyaha yego itanashobora kwegera umunyabyaha bidashoboka ubwo se sinaho hahise hinjirira ubuzima bubi bw'umuntu kuba ukubiri n'Imana n'umuremyi yego uwo mwanya umuntu yahise akena yego kuko yahise noneho akenera Imana yego noneho Kristo aje mu isi naringeze ahavuga ngo yaje yubahiriza byose nibyo reka byubahirize kuko niwe wari nabyo nyine kuko niwe wari nabyo niwe wari unashoboye kubyubahiriza ugukiranuka kwa Yesu ntago byari ibigoye kuko yari ari kugaragaza ubuzima n'ubundi bumurimo ubundi niwe gisobanuro cyo gukiranuka nibyo kuko gukiranuka niba ari gukora ubushake bw'Imana kandi akaba yari Imana ubuzima bwe bwose kwari ugukiranuka ni nawe nyine gisobanuro cyo gukiranuka reka nongereho iki ubwo aje gukosora ibyo Adamu yishe niyo mpamvu ari we Adamu wa nyuma nibyo waje gukora ibyo Adamu wa mbere yananiwe gukora nibyo ariko nkuko Adamu wa mbere ibyo yakoze byitiriwe inyoko muntu yose ni nako Adamu wa nyuma ibyo yaje gukora atabyikoreye nawe yego ahubwo byari bigomba kwitirirwa inyoko muntu yose nibyo bivuze rero ko guhuza abantu n'Imana kwa Yesu Kristo kwari ugukora ibyo abantu basabwaga ariko bakaba atari kubasha kubikora yego hashingiye kuri virusi y'icyaha yari barimo abantu bavukana nibyo bivuze rero ko ubuzima bwe bwose kuvuka gukura
kubaho kwe kose kwari ukugira ngo noneho ahagararire inyoko muntu aziba icyuho cyari hagati y'umuntu atinda urutindo ruhuza umuntu n'Imana ariko arutindishije gukiranuka. Nibyo. Ubwo se si icyo? Nicyo. Ariko umuntu yanibaza nanone hepfo ku murongo ukurikira impamvu bavuze ari amagambo yandi ngo witangiye kuba inshungu ya bose. Yego. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Yego. Urumva ko devoir ye cyangwa umukoro ntago kwari gukora gusa ibyo gukiranuka umuntu yananiwe gukora, ahubwo kwari no guhinduka inshungu y'umuntu. Yego. Guhinduka inshungu byo byaba bishatse gusobanura iki? Waruvuze ngo yarakwe no guhinduka inshungu. Yego. Nibuka ibyanditswe byera bivuga ngo iyo isezerano ryo kuragara ibonetse hakwiye kuboneka ibihamya byuko uwari sezeranyije atakiriho. Yego. Noneho kugira ngo umurage wegukane wari wawusezeranijwe. Yego. Yego. Incungu ubundi nge nabyita nko kuba ikintu kigiye kujya mu mwanya waho ikindi cyagombaga kujya. Yego. Yego. Uko ni umucunguzi. Aha. Kandi umucunguzi nuza gucungura uwananiwe. Yego. Nuza gucungura udashoboye. Yego. Noneho akemera kujya mu mwanya wa muntu. Kuko bavuze ngo wemeye kuba incungu. Yesu rero yaraje kuba incungu yo kubarwaho bwa bunyabyaha bw'umuntu. Nicyo nanjye numvaga. Nicyo ngicyo. Urumva ko bwa mbere yakoze ibyiza byananiye umuntu. Yego. Gukora ibyiza byananiye umuntu bwa mbere kwari kugira ngo agaragare ari n'igitambo gitunganye. Yego. Kuko nta munyabyaha wari gucungura undi munyabyaha. N'itungo ryatambirwaga ibyaha kera ryabaga rizira inenge, ryabaga ryasuzumwe rikagaragaza ko nta nenge rifite. Na Yesu rero agomba kuba inshungu y'abanyabyaha ariko abanje kugaragara ko nawe nta nenge afite. Bivuze rero ko gukiranuka ko yakiranutse mu isi kimwe cyo kwari kugira ngo atubonere ivuko rikiranuka cyangwa se ubuzima bukiranuka twe twananiwe kubona, ahagararira umuntu mu gukiranuka ariko kwari no kugira ngo noneho abe n'igitambo kera kizira inenge kuko yageragejwe mu buryo bwose. Yego. Akagaragara ko nta nenge afite. Yego. Yego. Ubwo ni ukuvuga ko ntabwo incungu cyangwa igitambo gikwiriye kwemezwa neza ko ari igitambo cyangwa ngo gikize uwo cyatambiwe hatabonetseho urupfu rw'icyo gitambo. Yego. Kubera ko Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yego. Kandi bikagaragara ko Yesu nk'umucunguzi uje mu isi atuboneye gukiranuka. Atuboneye gukiranuka. Atuboneye gutungana. Atuboneye kwera. Ubwo byari bivuze ko abo ubwa atuboneye kwera nuko nawe abazweho ibyaha. Buretse tujyane. Uvuze ikintu cyiza. Reka mvuge ko iryo ryanaba n'itandukaniro ry'ibitambo byo mu isezerano rya kera. Yego. By'amapfizi y'amasekurume, ibimasa, amahene, intama, intungura n'ibindi. Yego. Byaba ikinyuranyo cyangwa se itandukaniro hagati y'igitambo cya Yesu Kristo n'ibyo bitambo. Yego. Mu by'ukuri nubwo intama yitwaga cyangwa se ihene cyangwa ikimasa
nta mirimo yo gukiranuka icyo gitambo cyabaga cyarakoze. Oya nibyo aho hantu sinzi nimba wenda hari kumvikana, cyabaga kigiye kumena amaraso nk'impongano y'uwakoze ibyaha, ariko nticyari gifite ubutungane kimuha bujya kuri konte yiwe nyirizi y'uwo muntu. Ako kantu sinzi wenda kari kumvikana kuko ya ntama nibyo irapfuye, yego, amaraso aramenetse, habonetse impongano y'ibyaha, yego, ariko nta butungane yarakoreye bugiye gushyirwa kuwo ibereye igitambo. Ariko uzi ko ari nacyo gituma ubwo intama cyangwa ihene cyangwa inka yabaga impongano, yego, ariko umuntu n'ubundi yagumaga ari umunyabyaha, yego, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bahora bibutswa ibyaha byabo uko umwaka bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Abayobora mu kigacu yego ku murongo wa mbere, yego, reka babyibutswe, reka ibyo bitambo bihore bitanga, nuko nubwo intama itambwe, nuko nubwo ihene itambwe, nta butungane yakoreye, nta kwera ifite yakoreye kuza kubarwa ko igiye kuzira. Noneho rero akaba ariyo mpamvu ngo ibyo bitambo bitabashaga gutunganya rwose abegera igicaniro. Yego. Noneho rero Kristo we akoreye ubutungane bwuzuye 100%. Yego. Kandi abukoreye yambaye umubiri w'abantu. Yego. Ahagarariye inyoko muntu. Hari kuri konte, dufate hari konte ebyiri. Yego. Kuri konte ya Kristo hari ubutungane 100%. Cyambere ni intungane ku bw'inkomoko ye y'ubumana, ariko kabiri ni n'intungane ku bw'imirimo myiza yo gukiranuka yakoze. Noneho rero umuntu we ni umunyabyaha ku bw'inkomoko yo kwa Adamu, ariko ni n'umunyabyaha no ku bw'imirimo mibi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego. Hanyuma Yesu agiye kuba incungu y'umuntu. Amen. Hagiye kuboneka guhana ibyo umuntu afite. Yego. Guhana ibyo abantu bafite bombi. Hari Yesu, hari n'uwo yaje gucungura. Umuntu ahaye Yesu ibyo yari afite. Ni ubunyacyaha. Kubireva ngo yahindutse icyaha. Abakorinto 2:5-21. Utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu. Yego. Ngariko kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu yone we agiye gufata ibyari kuri konte abishyire kuri konte y'umuntu. Ariko ikintu wari uvuze gikomeye nacyo kivuga mu Baheburayo nuko bitajya kuri konte nyirabyo nawe agihari. Sibyo se? Nibyo. Ubwo bivuze ko umurage n'ibyo Yesu yari afite. Nibyo yari afite. Ni ubutungane. Ntiwajya kuri konte y'umuntu uwawumuraze agihari. Niyo mpamvu byasabaga ko Yesu apfa kugira ngo bwa butungane bwe buhinduke ubwacu officiellement, cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko. Iryo rikaba itandukaniro rero. Noneho tukaba abakiranutsi atari uko gusa habonetse igitambo gipfa, ahubwo kuko noneho icyapfuye cyari kinafite kuri konti ibintu byuzuye, ari byo noneho turi kubarwaho. Ubwo mu yandi magambo y'Imana ireba umuntu wizeye Yesu, imubona yujuje gukiranuka kwa Yesu 100%. Nk'umurage yegukanye ku bw'urupfu rwande
kubw'urupfu rwa Yesu Kristo. ngira ngo twa turimo dusobanurira abantu kumenya Yesu kumenya Yesu kumenya Yesu by'ukuri no kumumenya ahatandukaniye n'abantu basanzwe hashingiye ku nkomoko ye yego tukamenya icyo yaje gukora yaje kuba inshungu y'umuntu ariko aza kuba inshungu y'umuntu abanje gukora nyine ibyananiye umuntu akishyiraho n'ibyaha by'uwo umuntu akaba impongano yabyo ariko kumwizera bigahita bitransfera kwa gukiranuka kwa Yesu kugahinduka kwawe wowe umwizeye mbese kumwizera no gusinya sheke nibyo ukegukana umurage ubutungane amen 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 sibyo nibyo nukwakira nyine nukwakira ibyo kwizera yego nuko byakira none rero nta kuntu umuntu yavuga ko yizera Yesu anavuge ko ari umunya byaha tibishoboka ngo nta Yesu yizeye nta Yesu yizeye odukurikira mu by'ukuri tubera hano kugira ngo tubafashe ibyo natwe Imana yaduhereye ubuntu natwe tubitangire ubuntu ubwo rero niba wari ucyumva ko uri umunyabyaha ni igihamya cyo kutigeze wizera Yesu ariko ni igihe mu by'ukuri cyo gusobanukirwa ibyo twahereye ubuntu muri Kristo Yesu ariko si ibindi nubwo butungane kimwe twakuye urubanza rw'ibyaha kuko Yesu yarapfuye kandi bimwe by'ibyaha n'urupfu ni ibyaha byawe yazize ni ibyaha byanjye yazize kandi yazize bimwe muri byo ahubwo yazize byose icya kabiri hari ubutungane yakoreye ari mu isi yabukoreye kugira ngo abazamwizera bazabarweho ubwo butungane bwuzuye buzira inenge bwa Yesu Kristo buduhagarika imbere y'Imana turi ku kigero cyo gutungana k'ubumana ari nacyo kigero Imana ishaka cyangwa se yemera amen amen ngira ngo dusobanuye kumenya Yesu nibyo ariko ibyo reka twongereho ko nubwo duhamya ko ari cyo cy'ingenzi ko umuntu yizera ibyo Yesu yakoze akaba mwisi ari intungane ariko bituma umuntu agira n'izindi nyungu zikomoka kuri uko kwizera nibyo akaba mwisi mu by'ukuri afite ubuzima butandukanye n'ubuzima busanzwe bw'abantu muri ibyo rero kimwe mu bintu bikomeye umuntu yakira ni amahoro yibutse ari amagambo ari muri urwandiko mu butumwa bwiza muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 16 avuga ngo ibimwuzuye nibyo natwe twaha ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi ibimwuzuye nibyo natwe twahawe ibimwuzuye ibyuzuye muri Kristo nibyo natwe twahawe bisobanura ko umuntu ashobora kubaho nka Kristo nibyo kuko ibimwuzuye nibyo natwe twahawe reka twongere dusome amagambo yo muri Luka yego mu gice cya 8 turebe ubuzima bwa Yesu yego igice cya 8 ku murongo Yesu aturisha inyanja ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25 yego wadusomera cyangwa nanjye ngasoma haravuga ngo nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja baratsuka bakigenda arasinzira mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri ubwato bwenda kurengerwa n'amazi bajya mu kaga baraza baramukangura bati databuja turapfuye akangutse acyaha umuyaga amazi acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha
birahosha haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Yego. Nabo baratinya barumirwa baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamumvira. Amen. Amen. Ibimwuzuye nibyo natwe twahawe. Yego. Urabona ko Kristo yari afite ubushobozi bwa mbere yego gusinzira ariko n'umuyaga uhari mu bwato ariko yari afite no gucyaha umuyaga nawe ugatuza. Sibyo? Nibyo. Ibimwuzuye nibyo natwe twahawe. Ndashaka kuvuga kwiri jambo. Ndashaka kuvuga ya mahoro. Yego. Ni gute waba mu mahoro kandi ufite ibibazo kandi umuyaga uhari? Ni kanyo cyane nshaka kuvuga. Yego. Ni gute waba mu mahoro kandi ufite ibibazo? Ariko ikindi cya kabiri umuntu yakwibaza, ese birashoboka ko twabaho tudafite ibibazo tukiri mu isi? Ntibishoboka. Mwisi turi mu isi nyine irimo ibibazo. Ariko birashoboka kugira amahoro kandi uri mu isi irimo ibibazo. Kuko ibimwuzuye nibyo twahawe. Umutekereze rero ari mu bwato n'umuyaga uhari ariko yisinziririye. Mbese nkaho nta bibazo bihari. Ariko bihari. Bishoboka ryari rero? Kuri twe bishoboka iyo umuntu afite uko kwizera tumaze kuvuga. Kwizera ko tugira intungane, kwizera ko tugira abakiranutse, niko kudusingiriza iyi migisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu. Niho kudusingiriza amahoro umuntu agira n'imiyaga ihari. Ndagira ngo wowe dukurikiye nkubwire ngo ntabwo iyo miyaga ihari, kuko amaze gukanguka nacyashye umuyaga yabajije abigishwa be ngo kwizera kwanyu ubundi kuri hehe? Ndagira ngo nkubwire ngo birasaba kwizera kugira ngo nubwo umuyaga uhari ariko ubashe kwisinzirira uri mu muyaga. Kandi gusinzira uri mu muyaga birashoboka. Yego. Kubera ko Yesu arahari. Urakoze cyane. Ubwo igikomeye nuko Yesu abanza akaba ahari. Kuko Yesu abasha gusinzira. Ubwo abasha gusinzira mu muyaga niba ahari nawe urasinzirana nawe wizigura kandi umuyaga uhari. Hari umuntu ukubeshya ngo reka dusenge ngo Imana ngira kuraho ngo biriya ngira kuraho na biriya. Ariko reka mvuge ngo ubundi nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, ariko nta n'igihoraho. Kibasha kuza kikagenda ariko kigasimburwa n'ikindi. Igikomeye rero si ubuzima bwo kubaho nta bigeragezo, ahubwo ni ukuba mu bigeragezo ariko umuntu afite amahoro. Ni ukubaho ibigeragezo bihari. Yego. Ni ukubaho intambara zihari. Yego. Ariko ukabigenda hejuru mwene data. Kandi kubigenda hejuru birashoboka. Yego. Keretse utaramenye. Yego. Ahari wenda ukitiranya abakubwira ko byakweyuka bikegerayo, usenza y'ibiri, usenza y'itatu, usenza y'ine, ugiye ahana. Yego. Wabivuze kubera ko impamvu yo kubaho ibibazo bihari, ariko ukabaho nkaho bidahari. Yego. Ariko bihari. Yego. Kubigenda hejuru bigashoboka. Yego.
nuko nawe uba uri muri Kristo. Nuko uri muri Kristo. Nuko uri muri Kristo. Kuba muri Kristo nicyo twasobanuye, nukumenya ko kandi ukizera udashidikanya ko ibyaha byawe ari narwo rusika rwagutandukanyaga n'Imana byakuweho rwose n'urupfu rwa Yesu. Wahembwe gukiranuka kwa Yesu Kristo. Amen. Utakoreye ahubwo nk'umurage warazwe na Yesu Kristo waje kugucungura. Amen. Ubwo yapfuye nyamara nta cyaha yakoze, uko gukiranuka kwahindutse uko abazamwizera bose. Amen. Ibyo rero byongera kugira umwe n'Imana. Nibyo. Ukabaho wunze ubumwe nayo. Nta rubanza ugifite ku Mana. Yego. Ariko ibyo bigacisha bugufi ibindi bintu ibyo ari byo byose byakugendaga hejuru. Kuko wizeye uje no gutura muri wowe, uje kubana nawe iteka, niwe uri hejuru ya buri kimwe cyose. Amen. Ari hejuru y'umuyaga, ari hejuru y'umuraba, ari hejuru y'ikibazo icyo ari cyo cyose. Ukamenya ngo niba yemeye ko kingeraho, kimwe cyo ni ukugira ngo agerageze kwizera kwanjye, kuko yarabashije ngo kwizera kwanyu kurihe. Hanyuma no kwizera nikumara kuboneka ukigende hejuru, uturize mu kigeragezo. Ariko ni nawe ufite ubushobozi bwo gucyaha umuraba. Ntabwo dushaka kuvuga Yesu udacyaha n'umuraba, turavuga Yesu ucyaha n'umuraba ugatuza. Ariko turavuga Yesu unasinzira mu muraba. Ntabwo tuvuga uruhande rumwe twirengagije. Oya, arasinzira n'umuraba uhari. Turagira ngo rero tugushikirize uwo mwami w'abantu. Amen. Amen. Uwaremye byose, ubeshaho byose. Aguturishe mu muraba. Aguturishe mu kigeragezo. Aguha amahoro gihari. Ariko kuko arega n'ibigeragezo turabikeneye. Utumye hari umuntu waririmbye akaririmbo ariko numva ni keza. Aravuga ngo umuti wabyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo. Umuti wabyo warabonetse wo guhangana n'ibigeragezo. Nukubisuzugura, ukabisuzugura, ukabifata nk'ibitariho, ukabigenda hejuru. Amen. Nukubisuzugura ngo wahura na bamwe babisunika bakakubaza amakuru ya uzababwira ati ni meza kuko Yesu ari muzima. Amen. Yesu ni muzima. Haleluya. Amen. Birashoboka ko yanaririmba nawe atabyumva. Ariko reka tubwire abantu kuri. Nibyo. Ibigeragezo ubundi turabikeneye kuko turi mu isi nyine y'ibigeragezo. Dukeneye kubaho twaratojwe nyine no kubyihanganira. Kandi ntiwakwihanganira ibidahari. Oya. Ntiwatorezwa ku bidahari. Ugomba gutorezwa ku bihari. Ariko uwo mwami tubabwira ni nawe ucyaha ibigeragezo, niwe ukuraho, niwe weyura, niwe uvanaho. Humura, ntabwo ikigeragezo ari cyo kukwica. Oya. Ahubwo nicyo kugira ngo kwizera kwawe kugaragara kandi gukuri. None se ntibigaragara ko izi ntumwa ubundi ntabwo Yesu asinzira zabigizeho ikibazo, nta nubwo zabyitayeho, ntizanabihaye agaciro. Ariko ikigeragezo kije zibutse ko Yesu azinziriye. Ndashaka ko ikigeragezo kinakwibutsa Yesu. Ubwo ibigeragezo indi role cyangwa se undi mumaro w'ibigeragezo ni ukudusunikira ku mwami, ni ukudusunikira ku Mana. Birashoboka ko bakibereye mu bwato bigendera batibukaga ko bari kumwe na Yesu. Bumvaga banihagije,
ba Petero n'abantu bari bamenyera ibintu by'amazi kuko bari n'abarobyi na kera bumvaga ibintu babimenyera bumvaga ibintu bisanzwe bumvaga nta kibazo gihari nta batanakeneye imbaraga ariko ikigeragezo kije baramubaye atari ko kusinziriye databuja turapfuye ikigeragezo kinaziraho kugira ngo kigaragaze intege nke z'umuntu ariko n'imbaraga z'Imana. Ubwo rero kugira ngo Imana itwereke imbaraga zayo yemera ko n'ibigeragezo bitugera kugira ngo twibuke ko tutamufite, twibuke ko tutari kumwe nawe, twibuke ko ntacyo dushoboye tutari kumwe nawe hanyuma tumushakireho imbaraga. Nibyo ariko abereyeho kugira ngo mu by'ukuri adutabare mu gihe cy'amage, adutabare mu gihe cy'amakuba, ahagoboke aho imbaraga zacu zananiwe. Yego mwene data. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu araryoshye. Ariko wenda uziko numvishe ko ibigeragezo bituma umwana w'Imana akomeza gushakira amaboko ku Mana. Urakoze cyane. Ubwo nyine bituma atazubara ntarangara ahubwo aba yumva acungiye ubushobozi ku Muremyi. Ndazubazwa n'umunyenga wo mu bwato. Bari bazubaye kugeza igihe umuraba ukubise ari kuko iyi si ifite byinshi byo kuzubaza abantu. Birahari byinshi. Iyi si nk'inyanja. Iyi si ifite imiraba kandi ari n'igihe abantu batekereza ko imiraba ari ibibazo nk'inzara. Hari n'igihe ibyo kurya bihari wazubara cyane. Hari n'igihe utekereza ko ibibazo ari ukuba hari ibyo udafite, ahubwo no kuba ibyo bihari nabyo byakuzubaza, bigahinduka umuraba, bigatuma wibagirwa ko Umuremyi wawe muri kumwe. Hari ubwo rero nabyo bizamwo umuraba kirogoya ugakubita hirya ugakubita hino ugashakira mu miryango ugashakira mu mbaraga zawe bikanga. Ariko impamvu binanga ni ukugira ngo wibuke ko hari usumba byose ushobora byose. Dushimira Imana kubwo ibigeragezo. Amen. Tugomba gushimira Imana muri byose kuko noneho tugenda dusobanukirwa impamvu yabyo. Ubwo rero aho kwitotombera Imana muri byose no gushimira Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo byose bibonerera ababoneye kandi ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Ni byiza ko wowe dukurikiye nyine usobanukirwa impamvu y'ibikubaho. Impamvu y'ibikubaho ni iyihe? Icya mbere ni uko ukiri mu isi kandi isi iriho ibigeragezo uko byamera kose. Umuririmbyi yaravuze ngo mu isi huzuye imiruho n'amahane, ngicyo nkeneye cyose simpera ko nkibona. Ariko mu by'ukuri indi mpamvu y'ibikubaho ni ukugira ngo nanone umutima wawe uwerekeze ku Mana. Ibikubaho bikugerageza, ibikubaho udafitiye ibisubizo, ibikubaho bigutera ubwoba, ibikubaho nyine bimeze nka biriya byabaye kuri ba Petero bari mu bwato, kwari ukugira ngo mu by'ukuri umutima wabo ugaruke ku Mana. Nawe ibikubaho si ibyo kukugirira nabi. Imana ntikwanga, Imana iragukunda. N'ikimenyamenye yagutangiye Yesu kugira ngo ikugaragarize urukundo igukunda, ikureho urusika rwari hagati yawe nayo. Ariko biragusaba kwizera uwo, noneho ukibanira n'Imana amahoro, noneho ikajya ikwereka
uburyo igutambutsa no mu bigeragezo uko byaba bimeze kose kuko nta kiri hejuru y'ubushobozi bw'Imana n'iri hejuru ya byose. Imbaraga zawe ziraciriritse cyane, ubushobozi bwawe buri hasi cyane, ariko imbaraga z'Imana ziri hejuru ya buri kimwe cyose wabasha kunyuramo. Mu gihe twibaza ngo ejo bizaba bimeze bite, Imana idutanga ejo ikatugererayo ikatureberayo, kandi ntacyo tuzahura nacyo kizaza gitunguye Imana. Ko twabasha gutungurwa na buri kimwe cyose, ariko Imana nta kibasha kwitungura. Birasaba rero ngo dushyire ibyiringiro byacu byose mu Mana, twe kubishyira mu byo dufite, twe kubishyira mu bwenge bwacu, twe kubishyira ku makonte yacu, twe kubishyira ku badukunda, twe kubishyira ku kindi kintu cyari cyo cyose kibasha guhinduka, ahubwo twiringira idahinduka kandi ishoboye byose igihe cyari cyo cyose twibera amahoro. Icyo wanyuramo cyose ubanye n'Imana amahoro yawe uzayagumana, kuko uzaba uzi ngo yacyemeye ku mpamvu zo kugira ngo ndusheho kwiga, ndusheho kumenya ububasha bwayo, kandi mu gihe gikwiriye iragishyiraho iherezo, ibonye ko icyo nagomba kwigira muri icyo ngicyo kirangiye. Niyo mpamvu rero dushimira Imana muri byose, iyo yadukijije muri Kristo, ariko aduha n'imibereho iri supernatural, imibereho iri supernatural, imibereho iri hejuru y'indi mibereho yose ishoboka, imibereho itari mu mbaraga zacu, itari mu mbaraga z'igihugu cyacu, itari mu mbaraga z'amafaranga yacu, itari mu mbaraga z'ubwenge bwacu, itari mu mbaraga z'inshuti zacu, itari mu mbaraga z'abavandimwe bacu, iri mu mbaraga z'uwahanze byose, ubeshaho byose, utegeka byose. Natwe izo mbaraga nawe nizo tukwifuriza kugira ngo ubashe kubaho neza. Amen. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Ihimbazwe. Yego. Abadukurikiye. Yego. Muri byose bakomeze kwiringira Umwami. Amen. Kandi turakomeza kwifuriza abantu bose nanone ko nyine basobanukirwa Yesu nk'uko twamubasobanuriye. Yego. Bakizera tukazabana mu bwami bwo mu ijuru. Atari ukubana mu bwami bwo mu ijuru gusa, bakanagabana ku migisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu. Umuntu anasogongera atangira kuryaho akibereye hano. Nibyo. Imana ishimwe cyane. Ishimwe cyane none liteka ryose. Amen.